Ese wari uzi ko hari abana baba baravutse neza akarinda ageze imyaka na 30 yumva nta kibyisi bumubwiye, avuga ngo papa mama bazankorera ibi, mbese nta buzima bw'isi bumukamura, nta kintu yibere, ntacyo azi mbega. Ubwo rero cyakora weho birakwereka ko iyo wahagurutse ukagenda uba ushaka kuba weho uriwe, wowe uwo uriwe, ukamenya ngo sindeba ku byo mu rugo bafite, oya reka njye kureba ibyanjye. Ese njye nzigeza kuki? uba aka kanya kawe uzi icyo gukora. Gusa njyewe ntabwo njya nifotora, n'iyo bibayeho nka akisidenti mpita nyihanaguramo, reka kereka nifotoye ku zuba, izuba ryinshi wenda nibwo napfa kugaragara, naho ubundi reka da, ntabwo nagaragara. Kandi narahakanye ntabwo nzisiga mukorogo. Oya, si wakwisiga mukorogo ushaje bikavamo. Ariko kuki abakobwa iyo ubyayeho rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu uba wumva nyine ushaje? Muransetsa kabisa. Ubu ntabwo uruzuza imyaka 30 utangiye kuvuga ngo urashaje. Nawe uransekeje kweri. Gusa navuga gutyo twebwe tuvuga iki? Niba ari niyo myaka, niwo ari uwo mwaka uvuga, niwo mwaka uvuga, usanga kenshi na kenshi ndushaho wenda umwaka umwe cyangwa ibiri. Ugasanga wowe wishyize ahantu ukavuga ngo nashaje, ushaje ibiki? Ntaribi, ntacyo bitwaye, gusa n'ubu umeze nk'aho uri umugore uzi ubwenge, uzi nk'aho uri umugore wamaze gusobanukirwa ubuzima icyo ari cyo. Umuntu agiye gushaka umugore yashaka nkawe. Nuko wenda igihe cyo gutaha mu Rwanda kitaragera, ariko uzaza nkareba aho uriwe. Cyangwa ufite umugabo, we ndimo kuvugisha umugore w'abandi iri joro afite umugabo, ariko naco nyine aba ari agaciyemo. Uranshekeje noneho, naba mfite umugabo aho ndi kuvugira kuri telefone, ubwo bwo naba ntaraciye ibintu. Baba we, nyumvira rero, izi saha 5:00, 4:35 ndi kuvugira kuri telefone. Goko ubaye utamuha n'agaciro wabimwubahira. Gusa nyine umukobwa wanjye uramubona ko akuze, ubu afite 12, ari kuyuzuza n'ubundi mu kwa 8. Ubwo rero urumva ko mba nagiye, kandi mujye mwibuka ko twebwe igejeje 35, 40 uba wagiye mu zabukuru. Ushatse wahita waka pasiyo yo kubyara. Ni ukuri iyo ugejeje nka 45 ntabwo uba ucyumva ko ufite gahunda yo kubyara. Oya, iba yararangiye rwose. Ubundi niba ubyara muri 25. Iyo utize ni 25. Iyo wize ugeza no muri 30 kubera ko uba uri mu mashuri nyine. Ubwo rero njye sinize, nabikoze bukiri kare ndibyarira, nuko nta kundi. Kandi njye ntabwo nteganya no gushaka umugabo,
umugabo w'iki gihe ni isereri n'umugore w'iki gihe ni isereri, mba numva nta cyanyirukansa kuko narabyaye, ibyiza byose ndabizi, kereka narabigiyemo simbyare, naho ubundi ntacyo bimbwiye pe habe na gito. nakumvishije ubwo niba ndumva umeze nk'umuntu nyine sinzi ukuntu urimo kuvuga, ariko niba byarakuvuyemo ubwo ni uko nyine nushaka uzabyihorere nyine kugira ngo uzabeho ubuzima wumva wifuza, sawa nyine. Nubwo si ubu 25 urayifite? Reka 25 iyi sura ntayifite, ubwo jye naringize ngo wagiye kwiga, kubera ko hari ukuntu umuntu ajya kwiga mu bihugu byo hanze. Ega Uganda tubyita igihugu cyo hanze, natwe iyo turiyo baravuga ngo amakuru bayatangiriye mu gihugu mu gihugu cyo hanze mu Rwanda. Ugasanga rero ntabwo njya nkifata nk'igihugu cyo hanze nyine, ariko bo babona ari igihugu cyo hanze gikaze. Ubundi se niba uri uw'inaha mu gihugu, mu rugo iwanyu nahaherera he? Nawe ni Kabuga nahagana he? Cyangwa ni muri Nyagatare? Ngende i Karama. Tabagwe nzi hariya kwa muganga no kuzamukaho ruguru ku Gisave no kwambukaho hakurya nyine Rwamatunguru, ubundi mpaca mu modoka njya i Kigali. Ntabwo Tabagwe mpasobanukirwa pe, ni ukuhaca ngenda. Gusa hariyo umwana w'inshuti yacu n'ubundi bita Kwizera, nawe yagiye i Bugande guhiga ibiceri. Uwo niwe wari kuzatuma tumenya Tabagwe, ariko yabonye nta bivamo arigendera. nakumvishije ubwo niba Aho ubundi muri iyi si nkamwe rero muba mukwiriye kwihigira ibiceri rwose mukiri bato. ndumva umeze nk'umuntu nyine sinzi ukuntu urimo kuvuga, ariko Utazamara gusaza mwabaye nkatwe bikabananira, twe turashaje. niba byarakuvuyemo ubwo ni uko nyine nushaka uzabyihorere nyine kugira ngo uzabeho ubuzima wumva wifuza, sawa nyine. Papa mama bazankorera ibi, mbese nta buzima bw'isi bumukamura, nta kintu ntacyo azi mbega. Ubwo rero cyakora weho birakwereka ko iyo wahagurutse ukagenda uba ushaka kuba weho wuriwe, wowe uwuriwe, ukamenya ngo sindeba ku byo mu rugo bafite, oya reka njye kureba ibyanjye. Ese njye nzigeza kuki? Uba aka kanya kawe uzi icyo gukora. Gusa njyewe ntabwo njya nifotora, niyo bibayeho nka accident ndanyihanaguramo, reka kereka nifotoye ku izuba ryinshi, wenda nibwo napfa kugaragara, naho ubundi reka da, ntabwo nagaragara. Kandi narahakanye ntabwo nzisiga mukorogo. Oya, si wakwisiga mukorogo ushaje bikavamo.